Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza. Mike yari umwana w'imyaka 10, akaba ari umwana witonda kandi ufite imico myiza. Umwana afite buri kimwe cyose, umwana agakwiye kuba afite. Umwana abagaho neza, yigaga mu kigo cyiza cy'amashuri kandi agahabwa ubumenyi buhagije. Papa we yitwaga Donald, yari umugabo ufite business menshi cyane, ufite ubukungu. Uyu mugabo aho yakomangaga hose imiryango yarafungukaga. Uyu mugabo rero akaba yarakundaga kugenda ingendo nyinshi cyane, of course ari gukora business ze, ariko akaba yarakundaga umwana w'umuhungu cyane. Ariko ahangaha akaba atarabonaga umwanya wo kwita ku mwana we kubera ko yahoraga ajya mu bihugu bitandukanye ndetse n'imijyi itandukanye. Niyo mpamvu rero umugore umwe witwa Victoria yabashije kwinjira muri uru rugo akaba umwe mu muryango wabo. Uyu mugore Victoria yari umugore mwiza cyane, yari umugore uteye neza ndetse wambara akaberwa ndetse ufite uruhu rwiza, afite amaso meza ndetse afite inseko iri attractive. Donald rero yaje guhitamo gushyingirwa uyu mugore Victoria nyuma ho imyaka 2 ubwo mama wa Michael yaramaze kwitaba Imana. Uyu mugabo ntago yifuzaga ko umwana we yakura adafite umuntu umwitaho uri mu cyimbo cya mama we. Yifuzaga ko wenda byibuze haba hari umuntu wita kuri Mike igihe cyose adahari, yagiye mu kazi, akamufasha mu bitandukanye, akamwitaho, akamenya niba yariye, akamenya niba yaryamye, ndetse akamufasha no gukora imikoro cyangwa se homework zo ku ishuri. Mbere rero Victoria yabaye umumama mwiza, yita kuri Mike, akamufasha kwiga, akamufasha kumusobanurira bijyanye na homework. Yakoraga buri kimwe cyose akamenya nimba Mike yariye, Mike yaruhutse, mbega yari ameze nk'umubyeyi we, yarameze nka mama we. Iyo Mike yajyaga kuryama, uyu mugore yaramwegeraga akamubwira stories, akamubwira udukuru dutandukanye kugira ngo abashe gusinzira. Ibi ngibi byose byatumye umwana w'umuhungu Mike atangira kwizera ko ari umumarayika Imana yamwoherejeho kugira ngo aba muri iruhande mu cyimbo cya mama we yaramaze iminsi abuze. Ariko nyuma ho ibintu byatangiye guhinduka. Ubwa mbere byari ibintu ubona ko ari ibintu bikiri hasi ku buryo Mike atari kumenya kijyambere. Rimwe na rimwe iyo babaga bari muri salo bari kureba televiziyo cyangwa bari kureba filime, Victoria yafataga ukuboko kwe noneho akagukoza kuri wa mwana, ku bitugu bya wa mwana. Ariko uyu mwana ntago yamenyaga tentative z'uyu mugore kubera ko yarakiri umwana kandi byari bigoye kugira ngo ahita ajya kuratekereza ibintu byinshi. Ntabwo yigeze abibona nk'ibintu bidasanzwe kubera ko yumvaga ko ari mama we bari kumwe. Ariko gake gake uyu mugore yaje gukomeza no kugenda ahindura imico ku buryo byatumye uyu mwana w'umuhungu atangira kugira ubwoba. Ndetse rimwe na rimwe uyu mugore yajyaga mu cyumba cy'umwana w'umuhungu agatangira kumubaza ibibazo wumva ko atakagombye kuba ari kubaza umwana w'umuhungu w'imyaka nk'imyaka yari afite. Yarinjiraga hanyuma akamwegera, akamukoraho, yarangiza akamubaza, "Muhungu wanjye mwiza, wasinziriye neza?" Niyo byabaga ari saa 6 z'ijoro, uyu mugore yarinjiraga akamusanga mu cyumba. Uyu mugore yarinjiraga akicara ku gitanda aho uyu mwana aryamye ndetse akamureba indoro idasanzwe. Ibi ngibi Mike ntago yabashaga kumenya ibyo ari byo cyangwa se tentative cyangwa se icyo umugore ashaka kugeraho. Ariko Mike yatangiye kumva atari safe, atangira kumva adatekanye. Uyu mugore niyo yabaga ari kuvugana n'uyu mwana w'umuhungu Mike, yakoraga ibishoboka byose akamwegera, akamureba uburyo budasanzwe. Yabaga yiteye agaparufe ahumura neza ndetse agakora ibishoboka byose akamwegera ku buryo uyu mwana yumva umuhumuro w'uyu mugore. Mike rero muri we yatangiye gutekereza, avuga ati wenda uno mugore ari kugerageza byibuze kunyereka yuko ari mama wanjye, ari kugerageza kunyereka yuko anyitayeho. Nuko umugoroba umwe ubwo papa we Donald yarimo apakinga, arimo yitegura kujya mu rugendo, Mike yafashe umwanzuro wo kuba yabwira papa we ibijyanye n'imyitwarire y'umugore Victoria. Arangije ahagarara imbere ya papa we, angira amubwira ati, "Papa, ndakeka hari ibintu bitagenda kuri Victoria." Ahangaha Donald amaso ye n'ibitekerezo bye byari biri kuri aya makoti ye yarimo ashyira muri mara, amakoti yahenze. Ntabwo yigeze yita ku byo umwana ashaka kumubwira. Nuko wa mwana arangiza aramubwira ati, "Papa, uno mugore rimwe na rimwe andeba ukuntu kudasanzwe, akunda kuza mu cyumba cyanjye buri gihe iyo ndyamye." Nuko Donald akimara kumva ibyo umwana ari kuvuga, arangije azunguza umutwe, arangije amubwira ati, "Michael, nta kintu kidasanzwe, arimo aragerageza kuba mama mwiza kuri wowe,
wakagombye kumushimira ahubwo. Uzi ni abana b'abahungu bangahe bangana nawe babaho badafite umuntu wo kubitaho? Wakagombye ibyo ngibyo kumushimira. Ahangaha Michael yahise yumva bimubabaje kuba papa atabashije kumva ibyo yarimo amubwira. Iryo joro rero mbere y'uko Donald ava aho ngaho akagenda, Victoria yaratetse ateka ibyo kurya bya nijoro kandi byiza. Nuko wa mugore arangije araseka, ariko aseka ari gufata igice cy'inkoko agitereka ku isahani ya wa mwana Michael. Arangije aramubwira ngo irya neza mwana wanjye nkunda. Mike yari atangiye kurya ariko nta kintu yigeze amusubiza. Nuko muri ako kanya Donald arangije azamura ukuboko, azamura ikirahure, arangije aravuga ati reka tunywemo kubw'urugendo rwiza ngiye kugira ndetse no kubw'umugore mwiza nabashije kubona. Ko ijoro rero rya mbere ubwo papa we yari yamaze kugenda, Mike aho hangaha ubwo yari aryamye mu cyumba cye, inzu yasaga nkaho iri mu busa. Nuko arangije aryama ku gitanda cye atangiye kumbura papa we. Nta kindi kintu na kimwe yabonaga ibikuta gusa ndetse n'inzu nini yararyamyemo nini cyane. Ahangaha yatangiye gutekereza kuri mama we, ko muri ako kanya agiye kumva yumva umuntu arimo araza agana mu cyumba cye, ariko aza agenda gakeya, ariko byanze bikunze yari Victoria. Yarimo yumva uburyo ari gutambuka yinjira, yari arimo yinjira gake gakeya yomboka nk'umuntu uri kugenda kugira ngo wenda hatagira n'umuntu umwumva. Nuko Michael arangije asa nkaho yiyorosa n'amaso, noneho arisinziriza, ariko ahangaha yarimo yumva. Ahangaha Mike umutima we watangiye gutera cyane, atangira kugira ubwoba muri we. Arangije atangiye gutekereza aravuga ati ndimo nagira ubwoba bw'ubusa, wenda Victoria arimo araza kureba nimba ameze neza, niba asinziriye neza cyangwa se niyoroshe. Ariko muri we nanone akumva ntabwo abyizeye. Nuko uwo munsi wakurikiyeho Michael yagerageje kuba biza, agerageza kwihuza, agerageza gukora utuntu twinshi, akina game, arangije akina n'umupira. Ariko n'ubwo yakoraga ibi byose, amaso ya wa mugore yaramuriho. Uyu mugore yaramurebaga cyane, ndetse buri kimwe cyose yakoraga yabaga muri hafi ari kumureba. Iyo babaga bari kurya ibiryo bya nijoro, uyu mugore yabaga amwicaye iruhande, amusekera, amukoraho, amubwira ati rya sheri. Nuko umunsi umwe rero bari kurya ibya nijoro, uyu mugore arangije abaza wa mwana ati Michael. Nuko arangije aramubaza ati ese ku ishuri baba baratangiye kubigisha ibijyanye n'umubiri w'umuntu? Nuko Michael ahangaha asa nkaho ayobewe ibyo ari kumubaza, ariko arangije yaramusubiza ati yego, ariko amusubiza nka umuntu asubiza umuntu atabishaka. Arangije araseka aramubwira ati ni byiza. Nuko uyu mugore arangije abaza uno mwana ati ese bakubwiye ibijyanye n'uko abantu bakora umwana? Nuko akimubaza ibi ngibi, umwana ikiko kiramucika kigwa ku isahani. Umwana bihita bimuyobera, atangiye gutekereza muri we, ariko se uno mugore ni ukubera iki ari kumbaza ibi bintu? Nuko Mike arangije aramubwira ati nibyo barabimbwiye, ariko ntabwo nshaka kuvuga ibi bintu, sinshaka kubivugaho. Nuko Victoria aho ngaho yahise aseka cyane, aramusekera. Arangije aramubwira ngo wigira ubwoba, wigira isoni. Aramubwira ati ibi ngibi nyine ni amasomo nari nkubaza, wishaka kugira isoni. Arangije aramubwira ati uri umwana usobanutse. Nuko Mike arangije asunika isahani yari ari kuriraho. Arangije aramubwira ati ndahaze. Noneho ahita amusiga aho ngaho ku meza. Nuko uwo mugoroba Mike yagiye mu biro byo mu rugo bya papa we. Arangije afata telefone ahamagara papa we. Ahangaha ubwo yashyiragamo nimero, uyu mwana yari arimo atitira cyane afite ubwoba. Nuko telefone ubwa mbere yarasonnye, Donald arangije ahita amwitaba. Arangije aravuga ati hello muhungu wanjye, umeze ute, amakuru? Nuko Mike arangije afungura umunwa ashaka kumubwira. Mike yashakaga kubwira papa we buri kimwe cyose kiri kuba ahangaha muri iyi nzu, akamubwira uburyo Victoria atari kwitwara neza, akamubwira uburyo uyu mugore Victoria amuhozaho amaso, ndetse akamubwira uburyo uyu mugore amubaza ibibazo bituma yumva adatekanye, yumva atisanzuye, bimubangamira. Ariko mbere y'uko abasha kugira icyo abwira papa we, Victoria yahise yinjira aho ngaho muri icyo cyumba, ndetse ari kuvuga amuvugiramo. Yinjiye avuga ngo Michael. Nuko Mike aho ngaho yahise atitira, atangira gutitira buri kintu yavuga.
nuko arangije Victoria atera intambwe yegera uyu mwana w'umuhungu arangije aramubaza ngo uri gukora iki, nuko Mike arangije atangira kugira ubwoba kubera ko yari afashwe, arangije anatitira amubwira ati nashakaga gusuhuza papa wanjye. Victoria yarangije araseka arangije amubwira ngo ibi ni byiza cyane, arangije ahita yicara aho ngaho kuri iyo meza, nuko arangije amwambara telefone, kombine ya telefone, arangije aramubwira ati reka mvugane nawe, reka mvugane na papa wawe. Nuko uyu mugore arangije ayishyira ku gutwi atangira guseka cyane, ahubwo arangije amubwira ati hello darling. Nukuri Mike ari kwitwara neza, ari kuba umwana mwiza. Mike ahangaha byaramuyobeye kubera yuko yarafashe umwanzuro wo kubwira papa we ibiri kumubaho, ariko amahirwe bisa nkaho yari aburijwemo. Nuko umunsi umwe ari nimugoroba ubwo Mike yari arimo agenda muri koridori y'inzu, nuko arangije aca kuri Victoria, ariko Victoria ari kurebera muri dirishya, ariko ari kureba muri jardin. Uyu mugore Victoria arimo yitegereza view y'inzu, areba jardin, ariko akibona uyu mwana w'umuhungu Mike yahise ahindukira atangira guseka. Nuko arangije n'ijwi ryoroshye cyane arangije amubwira ati Mike ngwino hano nkubwire. Nuko Mike arangije arahagarara ariko ntiyamusanga aho ari. Uyu mwana w'umuhungu yabaga afite isoni uyu mugore Victoria kubera ko yari step mother we, kandi yagombaga kumufata nka mama we, kandi yagombye kuba ari umugore yagombye kuba yubaha. Ariko ubu ngubu hari ikintu kitagenda, hari ibintu n'umugore yatangiye kujya agaragaza, ibyo bintu bikaba byaratumaga uyu mwana w'umuhungu yumva atari kumwiyumvamo. Nuko uyu mugore arangije yabaza uyu mwana w'umuhungu ati ese ujya nari gutekereza ibijyanye n'ahazaza hawe? Ibi ngibi yabimubajije ari kumurebana amaso ari attractive. Arangije aramubaza ati ese wifuza ko wazaba umuntu bwoko ki? Ahangaha Mike ntabwo yari azi icyo yasubiza uno mugore, kubera ko n'imyaka yari afite yari ataragera igihe cyo kuba yatekereza ibijyanye n'ibyo bintu. Uyu mwana yari ufite imyaka 10, ntabwo imyaka yari afite yari ikwiranye no kuba yatangira gutekereza ibijyanye na future ye. Nuko uyu mwana arangije aramubwira ati ntabwo ndabimenya, atari ko nshaka kuba umuntu ukomeye cyane nka papa. Victoria ahangaha yahise aseka, ariko mu maso y'uyu mugore hari ikintu kidasanzwe. Nuko arangije aramubwira ati ya nibyo uzaba umuntu ukomeye, uri umwana w'umuhungu udasanzwe. Nuko arangije aramubwira ati ariko byanze bikunze ugomba kwitondera guhitamo uwo wakagombye kwizera mu buzima. Ahangaha ntabwo Mike yahise yumva icyo uyu mugore aba ashaka kuvuga, ariko arabyihoranyije aramubwira ati yes nzabikora. Iryo joro ubwo uyu mwana Mike aragiye kuryama, yahise yigira inama yo gufunga urugi. Ibi bintu n'ubwa mbere yarabikoze kubera ko yarasanzwe adafunga urugi, ariko ibyo yarasanzwe abona amaze kubona kuri uyu mugore byatumye atekereza kuba yaryama afunze urugi. Ubwo rero yarateye intambwe agiye gufunga urugi, ako kanya urugi rwahise rufunguka. Victoria yarangije yinjira mu cyumba yambaye ikanzu imwe baryamana, noneho arangije atangira kwisetsa. Ibi bintu byatumye Mike yumva atangiye kujya mu rujijo. Nuko arangije umugore aramwegera atangira kumubwira ati Mike, aho ngaho yabivuze arimo afungura urugi ndetse yegera uyu mwana w'umuhungu. Nuko Mike arangije ahangaha ahita atera intambwe asubira inyuma. Uyu mwana yatangiye guhumeka cyane, nuko uyu mugore arangije agenda amwegera gakeya. Nuko birangira uyu mugore atangiye kumukora mu maso asa nk'umukaresa. Ahangaha Mike noneho umubiri we yatangiye gutitira, atangira kugira ubwoba haba ukuntu yakwitwara muri ibi bintu. Nuko uno mugore atangira gukorakora uno mwana amukora umubiri wose. Mike ariko ahangaha yari yasaga nkaho yaguye igihumure, ntabwo yari ari kwizera ibiri kuba. Nuko uyu mwana w'umuhungu Mike arangije abaza uno mugore ati uri gukora ibiki? Ako kanya Victoria arangije ahita aseka, arangije amubwira ati wigira ubwoba. Nuko Mike arangije aramusunika, nuko asa nk'uwirukanka agana ku rugi ruva mu rusohoka, ariko mbere y'uko agera kuri rwa rugi Victoria yahise amufata aramugarura. Ahangaha akimufata ntabwo yahise amuvugisha, ahubwo yaramwitegereje atangira kumusekera, ariko ubona yuko uburyo ari kumurira n'uburyo ari kumusekera hari ikintu kibyihishe inyuma. Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati garuka uryame my sweet boy. Nuko arangije Mike araryama, wa mugore arangije amushyiraho imisego. Victoria arangije ahagarara hafi ye aramureba akanya gatoya. Nuko arangije azimya itara, Victoria ava aho ngaho mu cyumba. Muri ako kanya uyu mugore akiva muri icyo cyumba, Mike umubiri we
yari afite ubwoba bwinshi cyane ndetse ari gutitira, ndetse ahangaha yumvaga yarira ndetse agasakuza. Ahangaha yari akumbuye papa we, yumvaga papa we yaza akamubwira ibintu biri kumubaho, ariko papa we ntabwo yari hafi. Ikindi cya kabiri, uyu mwana w'umuhungu yumvaga yava muri rugo, yari amaze kurambirwa. Nuko ubwo ngubwo uko iminsi yagiye yicuma, ibi noneho byarakomeje. Uyu mugore noneho atangira kujya amukorakora, atangira aho yaba yicaye hose akamusanga akamukorakora. Yakoraga buri kimwe cyose uno mugore akaba ari hafi ye, akamuseduiza, akamwitegereza, akamusekera zanse kubona ko ari umuntu ugusekera usa nkaho yagushatse cyangwa se agushaka. Ahangaha uyu mugore yarebaga uyu mwana nk'umuhigi uri kureba umuhigo. Nuko iyi nzu yari nini cyane, ariko kuri Mike yabaye ntoya. Ahantu hose uyu mwana w'umuhungu yajyaga nta mahoro yagiriraga, uyu mugore yarahamusangaga. Nuko rero umunsi umwe ari nijoro, saa sita z'ijoro, ubwo Mike yari aryamye mu cyumba cye, yari yajimije amatara y'icyumba gisa nkaho kijimye. Nuko ubwo yari akangutse mu saa sita z'ijoro, arangije abona igicucu, ariko abona ari igicucu gisa nkaho ari umuntu wicaye hafi y'uburiri bwe. Umwana w'umuhungu yahise atangira guhumeka cyane, arangije arebye abona ni Victoria. Uyu mugore yari ari ahangaha ari kwitegereza uyu mwana w'umuhungu. Ahangaha umubiri wa Mike watangiye gukonja, yagerageje kuba yamuvinga ngo ava aho ngaho, ariko umubiri ubwoba buramwica aguma aho ngaho. Nuko uyu mwana arangije aramuhamagara, aravuga ati Victoria, ariko Victoria ntiyamusubiza. Ahubwo uyu mwana yashidutse, Victoria yamugezeho, yatangiye kumukorakora. Nuko uyu mugore arangije yurira igitanda, atangira kwicara hejuru y'umwana Mike yagerageje kumusunika ngo amusunike amukure hejuru ye, ariko ntabwo yabibashije. Mike arangije atangira kumubwira ati uri gukora ibiki, ibi ni ibiki uri gukora? Uno mugore atangira kumusekera. Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati humura, relax my sweet boy. Nuko Mike ahangaha yakomeje kurwana nawe, ariko uno mugore afite imbaraga kurusha uno mwana. Nuko Mike ahangaha rero atangira kurira, atangira kubwira uno mugore ati ndakwinginze, hagarika ibyo bintu uri kunkorera, hagarika ibintu uri gukora. Ariko uno mugore ntabwo agize amwumva, yakomeje akora ibye, ayimwishimisha uko abishaka. Nuko uno mugore arangije aramubwira ati humura, ibi ngibi uraza kubikunda, ndetse uzageraho unabimenyera ibyo bisaba. Nuko Mike arangije atangira gutaka, atangira gutabaza, ariko se yari gutabariza nde? Nta muntu n'umwe wari uri aho ngaho wo kumutabara. Nuko ubwo rero uyu mugore yarangije gukora ibyo yakoraga, arangije atunganya imisatsi ye ndetse arambara. Noneho arangije aramusekera, araseka, aseka nkaho nta cyabaye. Nuko arangije abwira uno mwana ati ibi ngibi bigomba kuguma hagati yanjye nawe, ibi ni ibanga ryanjye nawe. Ngo arangije afungura urugi gake gakeya. Mu gitondo cyakurikiyeho rero bukeye, ntago Mike yabashaga no kubyuka, umubiri we wari watangiye kubyimba, yari afite ububabare bwinshi cyane muri we. Papa we yari ari kure cyane, ndetse niyo ari kugerageza kumuvugisha ntabwo byari gukunda. Uno mugore yabaga aho ngaho. Ahangaha uno mugore Victoria we kuri we yumvaga nta n'ikintu cyabaye, yabifataga nkaho nta cyabaye. Yamuhaga ibyo kurya bya mu gitondo, aseka yishimye. Uyu mwana w'umuhungu niyo yabaga ari kurya ibyo kurya bya mu gitondo, ntabwo yabashaga kureba mu maso y'uyu mugore, yabaga afite isoni. Uyu mwana yashakaga kubwira papa we ibintu biri kumubaho, yumvaga byibuze yasakuza akavuga ukuri kw'ibiri kumubaho. Ariko se byari kugenda gute iyo papa we atamwizera ngo yumve ibyo ari kumubwira cyangwa se abyemere? Ese nabivuga uno mugore agatangira kumugendaho, cyangwa se agatangira kuvuga ko ari umuhungu udafite ikinyabupfura, ari umuhungu umwana mubi? Ibi byose uyu mwana yari ari kubitekereza aho yari ari ahangaha ari wenyine. Uyu mwana iyo yumvaga nta gisubizo abifitiye yarariraga. Aya marira yariraga mo imbere kubera ko ari kumwe n'uyu mugore, ntabwo yashoboraga kurira. Nuko iminsi ibiri yakurikiyeho, uno mwana w'umuhungu yatangiye guceceka, yirinda kuba yavugana n'uyu mugore. Ahantu yicaye hose akaba yicaye wenyine ndetse atavuga. Ariko nubwo atabaga amuvugisha, uyu mugore yabaga ari hafi ye ari kumwitegereza, ndetse amusekera, amubwira utuntu tw'utugambo tw'amafuti, agerageza kumukoraho. Ubwo rero umunsi umwe
ubwo yari yicaye mu nzu agiye kumva yumva urusaku rw'imodoka hanze, arangije asohoka yiruka agikurira nimba ari papa we uje ugarutse. Nuko agisohoka rero yahise abona papa we ari kwinjira, Mike asa nk'ugenda amusanganira. Victoria yahise agenda mucaho yirukanka ndetse aseka cyane, arangije agenda ahobera umugabo we, arangije aramuhobera cyane anaseka, aramubwira ati darling karibu mu rugo. Mike ibi yarabirebye aricecekera. Nuko ahangaha rero Donald yahise aha bagara afite imana yari afite ayihawe n'umugore we. Noneho arangije agaruka kuri Mike umuhungu we, nuko arangije amubwira ati umuhungu wanjye umeze ute? Nuko Mike agiye gusubiza ariko nta kintu yavugaga. Uyu mwana yari yumiwe ndetse yahamutse. Uyu mwana icyo yumvaga ashaka kuvuga, yashakaga kuvuga ibyamubayeho, ariko kubera ubwana ndetse n'ibitekerezo bya cyana yari afite ubwoba, yumvaga adafite aho yahera avuga ibi bintu. Nuko rero umugoroba umwe ubwo Victoria yari agiye mu cyumba cye, noneho kakana kagahungu karangije karirukanka kajya mu biro bya papa wako. Kinjiye kasanze Donald ariwe papa we yicaye ku ntebe arimo yandika, arimo ategura gahunda ze. Ahangaha Mike yinjiye afite ubwoba ko umwana akihagera arangije aramubwira ati papa, umwana arangije arahumeka kugira ngo abone kuraje uko yatangira kuvuga ibyamubayeho. Arangije aramubwira ati papa ndashaka kugira ikintu nkubwira. Nuko Donald arangije yitegereza uno mwana amwitayeho, arangije aramubwira ati Michael ni biki? Ngaho mbwira icyo ari cyo cyose, mbwira ndahari, humura ndi papa wawe ndaza kugikemura. Ko Mike arangije arongera arahumeka aramubwira ati ni ibijyanye na Victoria. Nuko se arangije aramubwira ati, aramubaza ati Victoria? Ahangaha papa we yavuze iri jambo, ijwi rye risa nkaho riri calm. Nuko arangije aramubaza ati ni ibiki? Mbwira. Nuko umwana arangije aramubwira ati Victoria amfata nabi. Mike arangije aramubwira ati uno mugore ntabwo ari kumfata neza. Arangije aramubwira ati umwana kugira ngo abashe kuvuga ibyabaye bimubera ikibazo. Arangije aramubwira ati yankozeho. Umwana yavuze kumukoraho kubera ko yari afite ubwoba. Umwana w'imyaka 10 kubasha kuvuga ngo yakoze ibi n'ibi ni ibintu bikomeye. Nuko Donald arangije aramubwira ati Mike urabizi ndashaka kukwizera, ariko ibi bintu uri kuvuga ntabwo wakomeje kuvuga kuri Victoria. Victoria yabaye umuntu mwiza cyane kuri wowe, ntabwo ibyo bintu yabikora. Urizera neza ko ibyo kuvuga ari byo? Papa arangije aramubwira ati rimwe na rimwe iyo umuntu akwitaho ndetse anagutegeka hari ibintu utangira kubona kandi atari byo agambiriye. Umwana aramubwira ati papa njye ntabwo ndi kubeshya. Mike ahangaha yavuze n'ijwi riri hejuru cyane, arangije aramubwira ati yarabikoze. Donald ahangaha yatangiye noneho kugira amayobera muri we, atangira kwibaza ese ibi bintu umwana ari kumbwira ndabyizera? Ahangaha Donald ntiyabuze amahitamo. Uyu mwana w'umuhungu yashakaga gufungura umunwa ngo avuge ikintu ariko byarangaga, ntabwo yabivugaga. Nuko muri ako kanya rero uko ari babiri bagumye aho ngaho ariko bacecetse bose barebana. Nuko Donald arangije aramubwira ati Mike, arangije aramubwira ati ndaza kuvugana na Victoria, ndaza kumubaza ibijyanye n'ibyo bintu, ndabizi araza kunsobanurira ikijya mbere. Nuko ahangaha Mike rero yahise ati icyizere, yumva arihebye. Papa we yizeraga, papa we yarazi ko ari umuntu wamutabara. Ubu noneho ari kumubwira ibintu ntabyemere ndetse ntabyizere. Uyu mwana yari yagerageje buri kimwe cyose kugira ngo avugishe ukuri, ariko Donald papa we ntabwo yari ari kubyemera. Nuko Mike ahangaha yatangiye kurakara. Ese ni gute ashobora kwizera umugore wa kabiri kurusha uko yakizeye umwana we yibyariye? Nuko iryo joro Donald yegereye wa mugore Victoria, noneho atangira kumubaza ibyerekeranye n'ibyo umwana yamubwiye. Nuko ahangaha uyu mugore arangije ibintu byose arabihakana, ahubwo abwira umugabo we ko umwana wenda ari ibintu yarose cyangwa se ari ibintu bya imagination ari kumubwira. Uyu mugabo yari azi ko Victoria ari umugore ufite urukundo ndetse ari umugore mwiza w'umunyamutima, ariko amwitegereje abona ko uyu mugore mu maso ye ndetse n'uburyo ari kuvugamo abona ko hari ikintu kidasanzwe. Ahangaha yabonye ko
uburyo ari kuvugamo afite ubwoba ndetse n'uburyo yaramusobanuriye ntabwo byamukomvisinze, ntabwo uyu mugabo yumvise anyuzwe. Ariko ahangaha n'ubundi ntabwo Donald yari guhita yizera ibyo umuhungu we yamubwiye. Yagombaga gukora ibishoboka byose akabona proof, akabona ibimenyetso. Nuko arangije ahamagara umuhungu aramubwira ati ese hari ikimenyetso ufite? Nuko uyu mwana Mike arangije akora mu mufuka we, arangije azamuramo imisatsi y'umugore. Uyu mugore ubwo arimo arwana n'uyu mwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu amusunika amufata imisatsi, amukurura imisatsi, uyu mwana yasigaranye imisatsi y'uyu mugore. Rero bukiye mu gitondo uyu mwana yarabyutse asanga ya misatsi iri aho ngaho ku buriri, arayifata arayibika. Donald ahangaha noneho yatangiye noneho kubona ko ibintu birisiriye, ntabwo yashakaga kubyizera, ariko noneho ahangaha yari abonye proof, ahangaha yari abonye ikimenyetso. Nuko uno mugabo rero ubwo iryo joro ryose yari yicaye, ubwo yari yicaye aho ngaho mu biro bye aho ategurira gahunda ze, ubwonko bwe buri kure ari gutekereza. Yari afitemo amahitamo abiri, yagombaga kurinda umuhungu we, ikindi cya kabiri kandi yari afite umugore akunda ariwe Victoria. Ahangaha rero sinzi icyo yari gukora hagati y'ibi ngibi bibiri. Ese uyu mugabo yari kuba ari umugabo bwoko ki iyo ataramuka agiye ku ruhande rw'umuhungu we? Ese yari kuba ari mubyeyi bwoko ki? Nuko mu gitondo rero cyakurikiye Donald yarategereje, ategereza umugore kugira ngo basangire ibyo kurya bya mu gitondo. Ahangaha uno mugabo noneho yari yabaye serious, ari seriye cyane. Uno mugabo mu by'ukuri ntabwo yari ameze neza, nta nubwo yari yasinziriye neza, ubwonko bwe bwari buri kwirukanka. Yari afite ibintu by'ibitekerezo byinshi cyane muri we bitewe n'ibibazo yari amaze kubona ko bishobora kuba biri mu rugo rwe. Nuko arangije agerageza kwitegura muri we, agerageza kwikaruma kugira ngo abashe gutangira icyo yarahamagariye uno mugore cyangwa se icyo ashaka kubwira uno mugore we. Uyu mugore byari bigoye cyane kugira ngo ubashe kumufatisha, kubera ko ni umugore wari ufite inseko idasanzwe, ni umugore wari ufite uburyo yitwara, akitwara nk'umuntu uri romantic, akitwara nk'umuntu ufite urukundo rwinshi ndetse ufite emotion nyinshi. Ya nseko ye yabaye nkaho ipfuye ubusa. Uno mugore yabashije kubona yuko ibintu byakomeye, ibintu bidasanzwe. Nuko arangije abaza umugabo ati Donald, ni iki kijya mbere, bimeze bite? Nuko Donald yitonze arangije aramubwira ati njyewe ndashaka kukubaza ikintu kimwe. Nuko arangije aramubwira ati Mike yambwiye ikintu ijoro ryahise kandi ndashaka yuko umbwiza ukuri, haba hari ikintu wakoreye umwana wanjye. Nuko ahangaha uno mugore akibazwa iki kibazo yatangiye guhinduka mu maso, ubwoba butangira kumwica, ndetse na Bernard abona yuko uno mugore ahise ahinduka. Nuko arangije araterura aravuga ati giye mubabaza, ariko abivuga ijwi rye rititira rifite ubwoba, njye ntabwo nababaza uno mwana. Nuko Donald arangije aramubwira ati Mike yambwiye yuko wagiye ukamusanga mu cyumba cye ukamukorakora mu buryo utakagombye. Ahangaha Victoria yashatse kujijisha umugabo we, ashaka kumujijisha, atangira kwisekeshwa, ariko hari ikintu kitagendaga neza mu isura y'uyu mugore. Uno mugore yari umunyabwenge cyane. Donald amaze iki kibazo uno mugore yakekaga yuko ari buhita panika akagira ubwoba, ariko uno mugore yari umunyabwenge cyane, yari indyarya. We yagerageje uburyo amukontorora, agerageza kubyirengagiza ibyo ari kumubaza, agerageza gukontorora emotion z'uyu mugabo. Ko umugore arangije aramubwira ati njyewe uyu mwana ari kuvuga ntago mbizi. Arangije aramubwira ati wenda hari ikintu kitagenda mu bwonko bwe, urabizi abana ko bakunda kumera, abana bakunda kwimagina ibintu ugasanga babituye hasi babibwiye abantu kandi babivuga nk'aho byabayeho. Kuko ahangaha Donald yabuze ikintu yakora, yabashaga kubona yuko uno mugore ari kumubeshya. Ahangaha uno mugabo yahise yumirwa. Uyu nguyu ntabwo ari wo mugore yari yarashatse, uyu ntabwo ari wo mugore yari yarizeye ndetse akamusigira umwana we w'umuhungu. Umugore ahangaha yari arimo amubeshya. Nuko Donald arangije aramubwira ati mugore uri kumbeshya, njyewe umwana wanjye ndamuzi, ntabwo umwana wanjye ashobora gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ahimbayimbe ibintu. Nuko Donald arangije aramubwira ati Victoria, njyewe mfite ikimenyetso
ako kanya Bernadette akuramo ya misatsi mu mufuka ko arangije ayitereka ku meza imbere y'awa mugore ko arangije aramubwira ati Mike yambwiye buri kimwe cyose uko ibi ngibi byagenze kandi ntago nshaka excuse iyo ari yo yose, sinshaka kumva ko wumva wowe umbwira ngo mbabarira gira gute, ntabyo nkeneye kumva muri aka kanya. Victoria byose birarangiye aho ngaho, hashize akanya gatoya bose bacecetse. Victoria ahangaha yahise yumirwa nuko uno mugore arangije aratangira ati okay narabikoze, njyewe narabikoze ariko ntabwo nshaka kumubabaza, ntabwo nari mfite uburyo bwo kwifata. Donald njyewe nari njye nyine wari waransize, nta bundi buryo nari mfite bwo kwifata, nabikoze kubera intege nkeya. Ni ukuri ibi bintu nabikoze nsa nkaho nabuze control. Ahangaha Donald umutima waramuriye, ikimwaro kiramwica, atanya gutekereza uburyo ashobora kuba yarahemukiye umwana we bigeze ahangaha. Donald yari yarizeye uno mugore, yari azi ko ari umugore w'umunyamutima, umugore ukunda umuryango, ariko ahangaha Donald abashije kubona yuko ari ikindi kintu yarongoye, ari ikindi kintu yazanye mu rugo. Donald arangije aramureba aramubwira ati uri inyamaswa. Aya magambo yamubwiye ijwi rye riri gutitira n'agahinda kenshi. Victoria wambabarije umwana, Victoria ntabwo ukwiriye kubura ahangaha. Ko umugore arangije aramubwira Donald mbabarira, ntabwo nari nzi ibyo nari ndi gukora. Uwo munsi utaracya polisi yahise igera aho ngaho. Umugore agiye kubonabona ya matara ya polisi y'ubururu arimo arakubita ayarebera mu kirahure, ayarebera mu idirishya. Michael nawe yari ari mu cyumba cye, arangije akuraho irido arebera mu idirishya. Nuko abapolisi batatu barangije bava mu modoka binjira mu nzu. Victoria yatangiye gusakuza cyane, atangiye kubwira umugabo ati ntabwo byakagombye kugenda gutya, reka tubikemure mu mahoro, ntabwo wagombye kunkorera ibi ngibi Donald kubera icyo uhamagaye polisi, twari kubikemura hagati yacu twembi. Donald arangije no mu ijwi y'uburakari bwinshi cyane aramubwira ati wambabarije umwana. Nuko Donald arangije arabwira ati muvane iki kibi hano mu nzu yanjye mukijyane. Ahangaha Victoria ubwo abapolisi bari kumufata yarashakuje cyane, bamusora bamufashe amaboko, agenda avuga ngo Donald ndagukunda, nagukundaga. Ariko n'umugore bamukuye ahangaha mu nzu, barangira bamushyira mu modoka baramujyana. N'agahinda kenshi cyane nuko arangije yegera umuhungu we, hari hashize igihe kinini cyane bategerana ngo baganire. Nuko papa warangije aratangira aravuga ati nakagombye kuba narabonye ibimenyetso mwana wanjye, nakagombye kuba narakurinze. Nuko Mike arangije aramubwira ati papa humura, ntabwo ari amakosa yawe. Nuko papa arangije aramubwira ati oya ni amakosa yanjye. Nuko arangije aramubwira ati mwana wanjye, nari mpugiye mu kazi kanjye kugira ngo ndebe nimba nagukorera future, nagukorera ahazaza hawe, ntabwo nabashije kumenya ikiri kujya mbere. Mwana wanjye mbabarira, ku nkuru noneho ndahari kandi nka papa wawe, ndagusezeranya ko nta muntu n'umwe uzongera kukubabaza. Ko Michael arangije ahobera papa we, kuko papa we aramuhobera cyane n'agahinda kenshi ndetse n'amarira. Ariko ahangaha Mike yari yiyunze na papa we. Wakoze rero kubana nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Ndabizi neza nashidikanya yuko hari ikintu ukuyemo, cyane cyane ababyeyi, abantu bafite imiryango. Ni byiza yuko mwita ku bana banyu, ntabwo ari byiza ko akazi kabatwara mukibagirwa ko mufite abana. Ni byiza ko iyo mutashye muha abana umwanya, mukabaganiriza, mukamenya ese umunsi wabo wagenze ute, ese ubuzima bwabo, haba hagati yabo n'abakozi, haba hagati yabo nabo babana nabo, ese abana babaho bate. Wakoze rero kumpa umwanya ukumva iyi nkuru nagutiyemo. Ndagusezeranya yuko inkuru zose nzajya nguha uzajya ukuramo inyigisho, kandi inyigisho z'agaciro. Wowe mushyashya nguhaye ikaze kuri iyi channel yacu. Icyo ngusaba ni akantu gato cyane, kanda subscribe ndetse ukane no kutugira kugira ngo ubashe kubona ubutumwa bugufi igihe cyose kizeho indi nkuru. Naho wowe usanzwe ubana nanjye, kora comment umbwire se inkuru zigufasha iki, ese inkuru wayifashe ute, ndetse ukore share. Ushobora gusharinga, ugasharinga mu magroupe, ugasharinga kuri stati yawe ya WhatsApp, ugasharinga kugira ngo tujye tubasha
gukwirakwiza inkuru nk'izi ngizi kuko hari icyo zimarira society.